Imana. Yesu nashimwe. Amahoro 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 kuri mwese. Muraho nshuti z'Imana, amahoro 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 kuri mwese. Mukomeze mwihangane kandi mwihangane rwose, ni ukuri Yesu aratuzi. Umva inkuru kuri Yesu. Yesu yagiye atabara abantu bagiye batandukanye. Iyo tubonye muri Bibiliya ukuntu Abisiraheli bari bagiye i Kanani, mu gihugu Imana yari yarabasezeranije cyiza cy'isezerano, bakigezemo nta kabuza. Imana ikomeze ibane namwe kandi ikomeze ibabe mu mitima, mwihangana, nimukomere, nimwihangane. Yesu aratuzi. Yesu yaradupfiriye, aremera, arabambwa umusaraba i Golgota, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuri Yesu aragukunda kandi nanjye arankunda. Yaba umwana muto Yesu aramukunda, yaba umukuru Yesu aramukunda. Nimwihangane kandi mukomere, nyabuneka mukomezanye. Nimukomere mu mitima, nimurangiza mukomezanye. Yesu aradukunda. Yesu yaradupfiriye ku musaraba i Golgota, kugira ngo tumwizere, tumukunde, tumwubahe kandi tumubwire n'abatamuzi kugira ngo bamumenye. Yesu ni umugabo w'intwari. Yesu ajya atabara abarushye, ajya atabara abananiwe, abafite ibikomeye ndetse n'ibikomere arabatabara akabagirira neza. Nimukomere ni ukuri kandi mwihangane. Ndavuga abarushye, ndavuga abababaye, nimuhumure. Yesu aradukunda. Yesu ku musaraba yaritanze kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ndamanza mbamenyeshe yuko Yesu aradukunda. Ese nawe mwakire mu mutima wawe. Numara kumwakira, nawe azakwakira, agujyane iwe, ahataba intambara, ahataba ibibazo, ahataba ibikomeye. Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi, ategereje ikiganza cyawe ngo ukimuhereze. Niwamara kukimuhereza, hanyuma acyakire. Humura, Yesu aragukunda. Komera mu mutima, ni ukuri Yesu aragukunda. Yesu yaritanze, ni ukuri. Iyo tubonye ukuntu yarabambwe rwose, amaze kubambwa, ni ukuri nawe ku musaraba yarahababariye. Ariko igihe cyarageze, yambara ikanzu yera, arazamuka ajya mu ijuru. Yaragiye, ariko yohereje abamarayika. Abo bamarayika nibo bagucunga uko bwije, nibo bagucunga uko bukeye. Mu ijoro babana nawe, mu gitondo babana nawe, ahantu hose ugiye abamarayika Yesu yaguhaye, Yesu yakoherereje, baba bagucunga. Haba ku manywa bagendana nawe, haba nijoro bagendana nawe. Ahantu hose marayika yiteguye kukugenda imbere, agufashe ikiganza. Nukomere, kandi numara gukomera ukomeze na mugenzi wawe. Yesu Kristo ku musaraba yarabirangije. Humura, Yesu arakiza. Humura, Yesu aragukomeza. Humura, Yesu akuri iruhande. Humura, Yesu yaguhaye marayika uzajya ugucungira umutekano. Reka rero mbabwire ukuntu Yesu yagiye atabara abantu bose bagiye batandukanye, abantu bose babaga bahuye n'ibikomeye. Yesu yagendanaga nabo, ariko akabarengera. Humura, komera, komera. Numara gukomera, komeze mugenzi wawe. Yesu tuzamubona, kuko ubwo yemeye kubambwa ku musaraba i Golgota, natwe nta kabuza tuzamubona. Ubaha Yesu, nawe aragukunda. Nukuri umushaka n'umwete wawe wose, Yesu arakwegereye. Yaguhaye marayika
kugucungira umutekano. Yego, ndabyemera yuko yakurengera aho waba uri hose, yagutabara aho waba uri hose, yakurengera. Yesu mwubahe, Yesu mukunde, aze yicare mu mutima wawe. Niyamara kwicara mu mutima wawe, ni ukuri icyo uzamwifuzaho cyose azakigukorera. Waba ugenda azagendana nawe, waba utera intambwe aterana intambwe nawe. Hari abamarayika bashinzwe kukurinda buri kibi cyose cyaza kikugezeho. Umwanzi Satani ntabwo akunda abakunda Yesu, ariko kuko Yesu azi ko duhora turwana n'umubisha Satani, atwoherereza marayika wo kuturinda, atwoherereza marayika wo kuducunga. Humura, muha ikiganza cyawe, niwamara kumuha ikiganza cyawe aracyakira. Yesu ndamukunda, nawe uramukunda. Ndi muri kuri Yesu. Yesu Kristo, mu ntambara murajyana, mu bikomeye murajyana, ndetse no mu rupfu murajyana, no kuzuka uzazukana nawe. Yesu ni mwiza, Yesu ni namba wani, Yesu ni mwiza. Reka mbabwire ukuntu yatabaye abari bahuye n'ibikomeye, reka mbabwire ukuntu yarengeye abantu. Nabonye umukunzi mwiza, kera yaramboye. Yesu Kristo umukunzi mwiza, niwe nizera rwose. Yesu Kristo umukunzi mwiza, niwe nizera rwose. Njye n'uwanjye, nawe n'uwawe, gira kumwizera cyane. Ingoma. Ariko nta kabuza, Yesu uzaturengera. Yesu Kristo ndagukunda. Yesu Kristo ndakwemera. Nugere mu mitima y'abababaye ubahumurize. Nugere mu mitima y'abihebye ubatabare. Nugere mu mitima y'abaruhijwe n'umubiri ubarengere. Yesu Kristo uri mwiza, urahebuje. Ukwizeye wese ntacyo azabura. Ukwizeye wese arakomeye. Waraturinze, uturinda mu byari bikomeye. Wagize neza Yesu. Wongere wururuke muri iyi minsi turimo, mu gihe hari abananiwe, mu gihe hari abihebye, wongere ubatabare, wongere ubongeremo imbaraga, wongere uboherereze marayika wera abashoboze, abaha akabando bicumbe kugira ngo bakomere. Yesu ni mwiza, turagukunda. Ujye uturinza umwanzi mubisha, ujye uturinda Satani wavumwe, ujye umuturinda, uduhagarareho kandi udukomeze. Dukomereze imitima, udukomereze rwose pe. Tukweretse n'abacu babaye, ubagereho, ubakomereze umutima, ubahe ihumure, ubanezeze. Ibyo bakwifuzaho byose ubibakorere Yesu. Nubarengere, nubatabare. Ndakwereka abavandimwe bacu, ubongerera imbaraga, ubaha akabando bicumbe, kandi ni wawe mu ijuru ubasukira amavuta y'umugisha, ubasukira imbaraga z'umugisha, ubasukira icyo bakwifuzaho. Data wera, uri Imana yera, uri Imana itagira ukubigenza. Reka dusenge isengesho ryo kwihangana,
isengesho ryo gukomeza abananiwe kugira ngo bakomere. Reka dusenge isengesho ryo gusengera abaruhijwe n'ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo bakomere. Reka dusenge isengesho rikomeza abantu. Data wa twese uri mu ijuru, murengezi w'ubugingo, byiringiro bizima, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana itegeka bikaba, wavuga bigakomera, uri Imana itajya ibura uko ibigenza. Mana, mu izina ryawe rikomeye, uko wemeye kohereza umwana wawe Yesu Kristo nari ndimo mvuga, akemera akabambwa muri iyi si irimo agahinda n'imiruho n'imibabaro, ariko igihe cyarageze uramujyana, umujyana iwawe mu ijuru. Natwe turizeye yuko ugiye kutwoherereza abamarayika bawe bakadukomeza muri ibi bihe bigoye, ni ukuri bakagera ku bavandimwe bacu bananiwe, ni ukuri ukabongerera imbaraga, ukabasukaho amavuta yawe, ukabongerera imbaraga. Ni ukuri Data wa twese, nkweretse abapapa, nkweretse abamama, nkweretse abana bato, Mana twese utugereho, wongere utwoherereze ihumure. Yewe Yesu Kristo, tuvuganire ku Mana nyir'impuhwe nyir'ibambe, twoherereze abamarayika bajye baducungira umutekano, twoherereze abamarayika bajye baturengera, twoherereze abamarayika bajye batugenda imbere uko bukeye uko bwije, turyamye baturi imbere, tubyuka baturi imbere, ahantu hose hagiye hatandukanye tugiye tugendana nawe, ari abamarayika baduhaye bo kuducungira umutekano. Mu izina ryawe rikomeye nsengeye abakubaha Yesu kugira ngo ukomeze ubongerere imbaraga. Nsengeye Mwami aka kagari n'umurenge ndetse ngeze mu karere n'igihugu cyose kugira ngo wongere ukomeze utembagaze amahoro n'imigisha biturutse iwawe mu ijuru. Ibyaza bishaka kutugirira nabi ibyo byose ujye ubiturinda, ubisubize iyo kure, bizongere bisubireyo byigendere, ahubwo abamarayika bawe bera bajye bakomeza baturindira umutekano kandi baducunge uko bukeye uko bwije. Ahantu hose hagiye hatandukanye ujye uturengera. Ni ukuri ndabizi neza yuko iki gihugu cy'u Rwanda uragikunda, ujye ugiye umugisha, ugihe abamarayika wo kugicunga, ugihe ibyiza byawe Yesu. Haleluya. Turasenze rero kugira ngo ujye uturinda mu majoro, uturinde ku manywa, uturinde ibyo tukwifuzaho byose ujye ubidukorera. Weretse Mwami n'abahuye na biriya bibazo bigiye bitandukanye, aho bose ubagereho, ubarengere kandi ubatabare. Mana, uzaturinde n'ibi bintu by'abantu ntibizongere kugaruka ukundi. Mu izina rya Yesu turabyanze, tubijugunye mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Mu izina rya Yesu abana bawe bose ujye ubarinda kandi ubarengere. Mana yacu rero turakwizeye, uzajya uturinda ibyo bibi ntibizongere kutugarukaho ukundi, ahubwo ujye uduha abamarayika bo kuducunga uko bukeye uko bwije. Mana yacu rero turakubashye kuko ushobora byose, turakubashye kuko wera. Ujye uturinda ibigeragezo, ujye uturinda imyuka mibi, ujye uturinda abaza bashaka kuduteza ibigeragezo twanyuzemo ngo bitsindwe ibyo bigende, ahubwo ujye utwoherereza abamarayika bawe bera kugira ngo baturinde kandi batugende imbere. Mana rero turakwizeye, tuguhanze amaso, tugutegerejeho ubushobozi. Nta wundi twubashye uretse wewe uri mu ijuru, wewe wabambwe ku musaraba i Golgota. Tuvuganire ku Mana itwohereza abamarayika baturindire igihugu, baturindire intara, baturindire akarere, baturindire imirenge, baturindire oh haleluya, baturindire byose, baturindire iterambere ryacu rikomeze ritera imbere, baturindire bajye babana natwe, abana bato babane nabo, ababyeyi babane nabo, abapapa babane nabo, n'ibyo dufite byose babiturindire. Mana yacu rero turakwizeye ngo ujye uturinda uko bukeye uko bwije, turyamye tubana nawe, tubyuka tubana nawe,
tugendana nawe ahantu hose hagiye hatandukanye. Mana, turakwiringiye rero, turakwizeye cyane Yesu, uzaturinda ibyo bibi byose ntibizongere kutugarukaho. Niko mbisabye nizeye mu izina ryawe Yesu Kristo wabambwe ku musaraba i Golgotha. Ngaho ujye uturengera kandi uducunge umutekano uko bukeye uko bwije. Amen.